bamwita umu artistique Capitaine Regis ameze neza muri iyi minsi. Ese wowe ubona Regis ageze ku yihe level? Ese ubona Capitaine Regis atarimo neza mu bintu bya sinema nyarwanda cyangwa se ibintu bya filime nyarwanda? Ubona ko ari umusore ukomeje kuba wazamura intera mu bintu agenda akora, agenda azanamo innovation zigiye zitandukanye. Twari tumumenyereye rero na Miki mu magambo menshi bagiye bacocorana, turavuga ati se uyu nguyu Regis ntabwo baba bamusebereza izina, bityo rero bikabasha kuba byagabanya abamukurikira, dore ko atari ko byagenze, ahubwo Regis byamuhaye imbaraga zo gukora cyane, bityo rero akabasha kuba yavuga ati ngomba gukora cyane kugira ngo mbashe kuba naba uwo nshaka kuba we, ngomba kwihiringa, ati ngomba gukomeza nkakora neza, dore ko mu minsi ishize yari yagiye muri Amerika kuba yatembererayo, agenda avuga ati byari bimeze neza, ati nubwo hari harimo imbogamizi nyinshi, dore ko yanafunzweho. Reka rero tubigarukeho byose tumenye ngo muri Amerika kugira bamufunge byatewe n'iki, tubashe kuba twamenya buri kimwe cyose cyerekeye ku makuru ye atandukanye, tumenye ngo bamuhoye. Yigera muri Amerika ku kibuga cy'indege bahise bamfunga. Baba baramuhoye iki uyu Capitaine Regis? Ubwo akigera muri Amerika agisohoka mu ndege, dore ko abapolisi bo muri Amerika bahise bamufata, baravuga ati bimeze bite wowe, uje gukora iki, uragenzwe n'iki, ati se ubundi wowe ukora iki? Muri make rero nibyo bamufatiye, dore ko yabashije kuba yafungwaho by'akanya gato bamuhata ibyo bibazo, dore ko avuga ati iyo mbasha kuba nasubiza nabi cyangwa se nkavuga ibintu biterekeranye nabashaga kuba nakora uburoko, ariko uyu nguyu rero Regis Capitaine ubwo yari ari mu butembere muri Amerika, agenda avuga ahantu hose yagiye anyura, agenda avuga ati se, ati mu ndege naho nahuriyemo n'ibitendo byinshi bigiye bitandukanye, ati babashije kuba ati twanyuze muri Uganda mu gihugu cy'abaturanyi, ati gufatayo abandi bagenzi, reka nabyo tubyumve tube twabisesengura tumenye ngo. Yinjira mu ndege hano i Kanombe twabanje guca Uganda badukubita akabiswi. Ngayo nguko rero ubwo bageze mu gihugu cya Uganda bashije kuba babaha ka breakfast cyangwa se utuntu two kugenda barya gake gake bari mu ndege nk'abakire, gake gake bagenda barya, ariko Regis we si gutyo gusa byagenze, dore ko babahaye n'akaesume abasha kuba yagahekenya cyangwa se yakarya, ahubwo se nkibaza ati se uyu Capitaine Regis kubera iki ibi bintu yaba yarabikoze? Ntabwo amenyereye se kuba yagenda mu ndege, ati gusa bwo yegereye umuzungu aravuga ati natwe buhora ari ubwa mbere, ati ntawe umenyera indege, ati hahora harimo ibintu byinshi bitangaje cyangwa se bigenda ari bishya, ati ubwo rero wigize umunyabwenge hano ntaco byabasha kuba byakumarira, ati dore ko nakotoye. Uyu rero Regis yabashije kuba yanavuga ati ntabwo ari ukwiyemera, ati narakotoye cyangwa se ngira ngo nakabiswe k'umweru, kumbi nagasume bampaye, nashunnyeho mitamira amazi
rero ndi kuvuga ko nasebye nawe byabongamira ati kandi ugomba kuvugisha ukuri ukareka kwiyemera ku banyarwanda, dore ko yujuje abasubscribe 500 kuri YouTube channel ye. Rero nshuti twakomeje kubona mu kiganiro nkutse ko utarakora subscribe yikore kugira ngo ibindi biganiro byose tubagezaho bizobageraho ku gihe. Mwari kumwe na Benjamin, ndabashimiye, Imana ibarinde, ndabakunda cyane, ciao ciao.